kugira umumaro mu gihe cyawe, Imana ikazabyuka ugeze mbashaka wenda ibindi byose bivuge ubisiga, ariko mukajambo gataha, waba uri meya, waba uri urwego rwose waba uri mukaba waje ndagusura. Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 9 umurongo wa mbere. Ndashaka ko umuntu wese uri hano, ku bantu batamenyereye iyo nganira ijambo ry'Imana, nshobora kuririmba, hanyuma uyu munsi iri ku cyumweru, Imana iravuga no ku cyumweru, ariko twabaye mu buhanuzi bw'indirimbo, guhimbaza Imana, gushima Imana, buro tugiye mu ijambo ry'Imana, kandi ari narwo rufatiro rw'ibintu byose. Hanyuma icyo ntabura kuvuga gusa, iyo ndi muri Elayono, ndakubabwira ngo umuntu uzajya umugisha akaguma muri Elayono azabona umurage mwiza. Ko njyewe ndi umuntu wa zamani hano, tukiba hirya mu kazu hariya, Imana ivuga ibintu bikomeye. Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 9 umurongo wa mbere. Aravuze ngo bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Niko namwe havuga? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi umwami. Aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ni umugaragu wawe. Umurongo wa 3. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Iki cyo kumugaye ibirenge yakizanye ate kunywa amata kimubashije? Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Murongo wa 5. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Ndifuza ko umuntu wese ufite Bibiliya ayifunga, hanyuma mukankurikira muri iyi nyigisho. Ndavuga imisozi 4 Imana igomba kukugarurira ukaba umuntu udasanzwe. Haleluya. Kiganza mwicaranye mubwire ngo tugiye kurya ijambo ry'Imana. Imana ibabarire umuntu wese utabivuze. Ndabaganiriza ijambo rivuga ngo gira umumaro mu gihe cyawe, Imana izabyibuka ugeze ahakomeye. Ikiganza mwicaranye mubwire ngo gira umumaro mu gihe cyawe, Imana izabyibuka ugeze ahakomeye. Ahakomeye naho amafaranga atagukura, abantu batagukiza, ariko ukatanguzwa n'umumaro wagize. Munyitabe cyane amina. Yesu mwami. Imana ibabare munyitabe amina. Bibiliya ndayikunda cyane. Bibiliya ndayikunda cyane. Mbona ngiye kubaganiriza ijambo ryiza. Uvuge ngo Imana imumugisha. Kugira umumaro mu gihe cyawe, Imana ikazabyuka ugeze mbashaka wenda ibindi byose bivuge ubisiga, ariko mukajambo gataha, waba uri meya, waba uri urwego rwose waba uri mukaba waje ndagusobanurira ijambo ryitwa kugira umumaro. Kugira umumaro mu gihe cyawe, Imana ikazabyibuka ugeze ahagize gute. Uyu ni Dawidi, ekama ariwe mperaho. Dawidi mwene Yesayi uvuka i Betelehemu. Dawidi wa wundi ari udafite agaciro muri bene se, ariko wari ufite agaciro ku Mana. Ibyo biravuze ngo abantu ntacyo bakora ngo bakwemere. Yohana kwemerwa n'Imana. Ngamba amina niba unyumvishe. Uko abantu nta kintu na kimwe bakora ngo kibanezeze, ariko iyo wemerwa n'Imana, Imana ikwemeza abantu. Hanyuma Dawidi sindi bumutindeho, agashaka kwinjira ku mateka ye. Yari afite inshuti ye yitwa Yonatani. Yonatani ni umuhungu wa Sawuli. Yego? Hanyuma Dawidi ndamugarukaho, yari afite umwanzi umuhiga, ariko afite Imana imurengera. Haleluya!
nubwo ufite umwanzi uguhiga ariko hari Imana ikurengera. Dore ngiyi igeze hariya ntayo uri kubona, singiyi dore singiyi igeze inyuma. Muzamure haleluya. Iyo ubonye mugenzi wawe ubonye Imana, dore ngiyo hafi mugire mu kibiganza. Se mwamenye ko yateraniye hano? Dawidi yari afite umwanzi umuhiga witwa Sawuli, ariko afite Imana imurengera. Hirya y'iri kwirukankana hari Imana ikurengera. Ngabwira hari. Bibiliya ivuga ko mu gihe Imana yari itangije umushinga uko Dawidi azaba umwami, Dawidi afite amateka yihariye. Niwe mwami wimitswe kandi umwami nyiri igihugu agihari. Imana yimitse Dawidi Sawuli atarapfa agihari. Kandi ibyo bifite icyo bisobanura. Imana ntishobora kukwicaza ku ntebe ntawayibanjeho. Uko igomba bakwicara hariya ujye ureba uko uriya muntu yicara, uko ahaguruka, uko avuga, uko agenda. Iriya ntebe izaba iyawe. Imana ikumugisha wanyumvishe. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Imana imaze kubwira Dawidi ko azaba umwami, Sawuli ayo makuru yamugezeho, atangira urugamba rwo guhiga Dawidi ngo yice Dawidi aburizemo isezerano. Ariko Imana nayo itangiza umushinga wo kurengera Dawidi. Hari igihe Satani atangiza urugamba rwo kukurwanya, ariko Imana nayo igatangiza umushinga w'ingabo zizajya zikurinda. Uko uteye intambwe ingabo y'Imana mukaba muri kumwe. Nafashwe no kuri Imana. Ese ntabwo muragera hano umunsi uri ku cyumweru? Icyumweru cyiza. Icyumweru cyiza. Abandi barwanga isabato rero ngo icyumweru cyiza. Muso gutabarika. Yesu we muzamure muri no kuri nafashwe wewe. Muzamure mu gufashwa wewe. Haleluya. Sawuli gitangiza urugamba rwo kuburizamo umugambi Imana ifite kuri Dawidi, ariko Imana nayo itangiza umushinga. Itangiza umushinga wo kuvuga ngo hari bazaterana ariko sinzaba ndi kumwe nabo. Bazakudesa, bazagutera baciye mu nzira imwe, ariko nzajya amashota nciye muri zimwe. Cyaka ko mu nyumva niba hari umuntu Imana irwanaho ikaba yatanga ingabo nyinshi, ni umunyamumaro. Twifuje kuba umunyamumaro. Haleluya. Urumva Sawuli ni se wa Yonatani, kandi Dawidi ni umwami. Ni nawe Imana yemera kurenza Sawuli. None ijwi rimurengera Imana irikuye mu mbuto yande ya Sawuli kugira ngo igire gute irengere umunyamumaro w'Imana. Uzagenda ubisimbuka, uzagenda uzajya bakuzuririmba Imana narizizisibe. Hari umuntu wibitize yasigeze gatera haleluya. Dawidi tugendana. Dawidi yajyaga agera n'aho ajya kwihisha, ariko Yonatani akagenda agafata amakuru, akaza akabwira Dawidi akavuga ati data yarahiye, ingabo yatumye ubwashize sizari bwohereze, uyu munsi anohereza iziruta zazindi. Akavuga ngo hindura ubwihisho, akongera agasubiramo rya jambo sifa kwa Mungu muri iki gitabo twasomye. Akavuga ati rega nubwo data kurwanya ariko ndabibona uzaba umwami. Sifa kwa Mungu. Mumpe ikiganza cy'iburyo kiravuga ngo hari imbaraga. Mubwire ngo gira umumaro mu gihe cyawe. Imana izabyibuka kugeza ahakomeye.